Kwihaza mu biribwa ni imwe mu nshingano buri gihugu ku isi cyihaye mu ntego ngari z'iterambere rirambye SDGs. U Rwanda nka kimwe mu bihugu byemera iterambere rirambye rwashyize iyi ngingo mu za mbere, ndetse Minisiteri y'Ubuhinzi by'umwihariko yabishyize muri gahunda ya kane y'imbaturabukungu. Umusaruro wangirika mu gihe cy'isarura ni imwe mu mbogamizi zibangamiye kwihaza mu biribwa, cyane ko ubushakashatsi bwagaragaje ko 30% by'umusaruro wangirika mu gihe cy'isarura. Umushinga wo gutunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi no guteza imbere ubuhinzi bw'umwuga PASP washyize ingufu mu kugabanya umusaruro w'ibigori wangirika, uhugura abahinzi bibumbiye mu makoperative atandukanye ahinga igihingwa cy'ibigori ku buryo bwiza bwo kubungabunga umusaruro. Ubumenyi uyu mushinga wagejeje ku bahinzi b'ibigori wagiye ubukurikiza ibikorwa remezo bitandukanye bigamije kongerera agaciro umusaruro n'ubwanikiro bwa kijyambere, ndetse n'ubuhunikiro butandukanye bwa kijyambere bufasha abahinzi guhunika umusaruro wabo. Ikintu cyiza ni uko nta mvura yabyangiza, ariko wanitse ku amahema imvura iraza ikayagwaho agatembera mu bigori, ugasanga imbuto zose zihubwe zitangiye kumera. Iyo rero nayo ni advantage. Ubumara bwa aflatoxine ni imwe mu mpamvu ikomeye yakunze kubangamira umusaruro w'abahinzi b'ibigori, kuko inshuro nyinshi bashakaga amasoko y'umusaruro wabo bahuraga n'ikibazo cy'uko abaguzi bawangaga kubera ko bawusangagamo ubu bumara. Ariko ubu abahinzi basobanukiwe neza uburyo bwo kwirinda ubu bumara, kuko bufite ingaruka ku buzima bw'abantu ndetse bukangiza n'isoko ry'umusaruro. Batweka aflatoxine ari uruhumbu rujya mu bigori, cyane cyane dushingiye kuri gakondo uko mbere yakorwaga. Dufata ibigori tubirunda hamwe, rwa ruhumbu ruterwa na bwa bushyuhe bwajemo ku bigori bikirimo amazi bitari byuma. Noneho uwo muriro urimo ugatera urwo ruhumbu, ari rwo rubyara aflatoxine ku kigori. Iyo aflatoxine rero akaba ari ishobora gutera indwara nyinshi, cyane cyane irimo kanseri. Bityo tugasabwa nk'abahinzi b'ibigori ko tugomba kwirinda iyo aflatoxine. Gusharika ibigori no guhungura udakomerekeje intete ni bumwe mu bumenyi abahinzi bagejejweho, busimbuye kwanika umusaruro hasi, aho ushobora guhura n'ivumbi ugifite ubuhehere buri hejuru, bikaba bitera uruhumbu mu musaruro. Umushinga PASP kandi wafashije amakoperative kubona ubwanikiro bwa kijyambere bubafasha kumisha umusaruro wabo bawusharitse, aho ushobora kumishwa n'umuyaga nta mazi y'imvura uhuye nayo. Kuri ubu bwanikiro kandi hiyongeraho ubwanikiro bwa gakondo hakoreshejwe ibiti n'amahema. PASP ikaba yarunganiye abahinzi mu kubona amahema azabafasha kurinda ko imvura igwa mu musaruro. Ikigori cyacu turagenda tukagisarura iyo kimaze kwera neza, ni ukuvuga ngo kiba gifite ubuhehere 21%. Noneho twamara kukizana tugakuraho ibishishwa by'inyuma, tugasigazaho agashishwa gatwikiriye ikigori. Noneho twarangiza tukagisharika kugira ngo bwa buhehere buzave kuri 20 buzamanuke buzagere wenda nko kuri 14 cyangwa 15. Iyo bimaze kugira 15 rero ari nk'ibigori wenda tuzahungura cyangwa se tuzahunika, tubikuraho bina bishishwa tukabyanika, noneho bikagera ku kigero cya 13 cyangwa se 12 n'igice. Ibyo nibyo bya bigori biba bigeze ku gihe cyo kuba wabihunika, ntibizagire ikibazo cy'uruhumbu cyangwa se uburozi bwa aflatoxine. Abaguzi batandukanye bagura umusaruro w'ibigori, abenshi bagura umusaruro ukiri ku bitiritiri, ari nabwo buryo bwiza burinda abahinzi kuba hari umusaruro wakwangirika muri izo nzira zose zo guhungura no kwanika imvungure. Niyo mpamvu PASP yashyize izindi ngufu mu kubaka ubuhunikiro bw'umusaruro butandukanye bufasha abahinzi kubika umusaruro ku buryo burambye, ndetse yanatanze imifuka yabugenewe idapfa kwinjiramo ibyonnyi ibyo ari byo byose. PASP kandi ku rundi ruhande
yanahaye amakoperative amahema ya kijyambere akoresha ingufu z'izuba mu kumisha umusaruro arenga 80. Yahawe amakoperative 53 ahinga ibigori n'ibishyimbo mu turere 12 umushinga PASPE ukoreramo. Izi ngufu zose umushinga washoye mu kubungabunga umusaruro n'uburyo burambye buganisha mu kwihaza mu biribwa nk'inshingano u Rwanda rwihaye mu kongera umusaruro hagamijwe ubuhinzi bw'ishoramari bugamije amasoko mu gihugu ndetse n'ayo mu mahanga.